uzatangara. Ubu hari utangiye kuvuga ngo ubwo suri mwiza hehe. Ngewe ndasobanutse vraiment. Ngiyiziho niba nawe utabizi ubimenyeho. Cya kabiri muri batanu beza b'abagore baza muri uyu mujyi beza nazamo vraiment. Bitwaye ikize. Haraza akatugorora areba ko yagiye agira gutya ni ndayisubiza y'ibintu byagutya bikagenda. Haleluya! N'Imana tuza. N'Imana tuza. Yawe mu Kristo we n'Imana tuza. Tuza ntabwo imeze nk'abantu. Tuza ntabwo imeze nka bene wanyu. Mwene wanyu yakubeshya ariko Imana yacu irihagije. Wahumetse ngo amen. Mu gihe cyashize bampamagaye kujya kubwiriza iwacu ku Kimihurura. Hanyuma rero ndamubwira nambara igitenge cyiza ndebera neza ko ngiye kwa ba databukwe. Umushumba wacu ni umunyamurenge kandi murumva databukwe nawe niwe. Ndavuga ndebera neza yuko yewe nambaye neza. Batancisha mijisha arareba. Ravuga tuzi ko mu myaka 10 tumaranye ntarinzi yuko utangira no ku rutugu. Ureshutya. Mbwira Yesu ntikasika wamwemetse kiri umusoro gero yimworoseho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hongera unyorosere. Ni ukinga nagira umuntu ukingura. Aravuga ya magambo ngo nzi imirimo yawe nkiza imbere yawe urugi rukinguye. Haleluya. Ni wiringira ko Imana ngukinguriye muri iri teraniro. Birakubera uko ubyizeye. Iyo kubona mbona amabinga atangiye kugenda agabanyuka. Aya ntabwo ari amabinga. Ni amatama yuko Yesu yangiriye neza amakuri ku birayi. Nkagenda ngasa neza. Ngiye kubona mbona amavunja arakize. Bitwaye ikize. Mbona ngiye kugenda nzana agasura. Bantu baratangara. Nimuvuga ngo amen. Amen. Yesu yatugiriye neza uko byasa kose. Umwami yarakoze mu muramburira amaboko. Yagize neza. Kuva mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, kwa kane, ukwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, kwa cyenda, kwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12. Niba wumva hari ibyo yakugiriyemo neza n'umumpera amashyi yarakoze. Haleluya, haleluya. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ndashaka ko turisengeramo Imana. Gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ni igice kimwe umurongo wa 11. Igice kimwe gice cya mbere umurongo wa 11 haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ndashaka ko dusengera muri iri jambo. Ndarisubiramo kandi. Haranditse ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Dusoma andi magambo y'Imana mu gitabo cya Zaburi ibice ni 89 duhere ku murongo wa 35. Haravuze ngo sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Igihe kimwe narahiye kwera kwanjye sinzabeshya Dawidi. Nimuhumeke mwese ngo amen. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo kandi tukanayasengeramo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riramubwira ngo Yeremiya we uruzi iki? Ubonye iki? Aravuga ngo nduzi
ashimwe. Yeremi waroye neza ko njye ndinda ijambo ryanjye narangiza nkarisohoza. Umwami ahimbazwe. Ndabona mudashaka gufashwa, abafashwa turagendana nabo. Yesu ashimwe. Ni ijambo ndiho rivuga ngo Imana igira isezerano iryibuka ibihe ibihumbi, niko yabwiye Dawidi. Yesu ashimwe. Igira isezerano ivuze, igira ijambo yavuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo umuntu aba azi igihe rizasohorera, ariko iraririnda. Iyo rivuze iraririnda. Amen. Kandi ikintu nyikundira, ntabwo yita kuri kavukire, ntiyita no ku mashuri ufite. Waba warize waba utarize, ipfa kuba yavuze. Irinda ijambo ivuze. Nimuhumeke ngo amen. Abantu bajya badusezeranya ntibasohoze ibyo bavuze, ariko umwami wacu Yesu azi kurinda isezerano kandi akaryibuka ibi bihumbi, ndetse arinda isezerano akarinda n'uwo yavuganye nawe. Ntabwo ari isezerano arinda gusa, ahubwo aririndana n'uwo yaribwiye. Aleluya, aleluya. Bakakuroga ukarya uburozi, abandi bubahitana, ariko wowe kuko ikurindanye n'icyo yavuze. Nuvuge ngo amen. Ibihitana abandi wowe bikakubeshaho. Impamvu ni iyihe? Irinze isezerano yavuze. Iraririnze. Igihe kimwe yabwiye Dawidi, iramubwira ngo Dawidi we, sinzica isezerano ryanjye, sinzahindura ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Impamvu yabivuze yari ibizi ko abantu bahinduka nk'igicu rwose. Irangije iravuga ngo igihe kimwe nararahiye, ndahira kwera kwanjye ko ntazabeshya Dawidi. Waramburiye Imana ibiganza ukabyara we. Ni Imana itabeshya, irinda isezerano wa. Amen. Maze gushaka yarambwiye ngo nzaguha umwana w'umuhungu. Mbwira umugabo ntituza tuzabyara umuhungu. Tubyaye tubyara umukobwa. Tubyaye umukobwa aragwa. Aravuga ati se ko yari yatubwiye umuhungu. Ndamubwira nti sinciye urubyaro tuzabyara umuhungu. Yavuze umuhungu tugomba kumubyara. Mbyaye bwa kabiri mbyara umukobwa. Ahita avuga ngo ndiyakiriye, buriya ndi umugabo ubyara abakobwa gusa. Ariko ndamubwira ngo iyo avuze umuhungu izamuduha. Nimuvuge ngo amen. Nwitiye gatatu, njya kunyura muri ekogarafe batutwita umuhungu. Nkajyayo buri kwezi, nkabwira muganga ntindebera yuko atabaye umukobwa. Ati ni umuhungu. Ngiye bamaze kumbaga batubyaye umuhungu. Nuvuge ngo amen. Amen. Ivuga igisohoza ibyivuze, yigumeho yinambeho. Ni Imana itabeshya nk'abantu. Yesu ashimwe. Abantu bo bajya bakuragira rwose, akavuga ngo nzakora ibi, nzakugirira ye baba data we. Ariko kuko ari umuntu nyine, ni umuntu nyine, ni umuntu uvuga ibyo atazakora. Ariko Imana twiringiye
irindi sezerano ikaririndana n'uwo yaribwiye. Yesu ashimwe. Ugahura n'amakuba n'ibyago ariko akavuga ngo kubera icyo navuze nzamunambaho mpaka. Nuvuge ngo amen. Nuvuge ngo amen. Iminota yanshiranye nari kuvuga ibintu byinshi ariko nzabivuga ubutaha. Nabonye Imana muri aya mezi makeya nk'atatashize. Imana igira indi sezerano ikaririndana n'uwo yaribwiye, kandi ikakurinda uhagaze mu kibazo nawe ukireba ko cyaguhitana, ariko kubera isezerano Imana yavuze nuvuge ngo amen, ikakurindana n'icyo kibazo kandi bikazacamo neza. Ndashimira umukiza Yesu wabanye nanjye muri aya mezi y'imbere yashize twavuyemo. Yesu akanshyigikira. Amen. Ntizica isezerano rero, nta nubwo izahindura ijambo yavuze. Ibyo yavuze no gukora izagira ite? Ibyo yavuze no gukora izagira ite babyeyi? Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izagira ite? Izabisohoza. Ni Imana y'amahoro, ni Imana itabeshya, ni Imana iticuza, ni Imana itivuguruza. Haleluya. Ntiyita kuri kavukira, nireba isura, nireba igihagararo. Oya, nta kirebaho. Yesu ashimwe. Ntireba igihagararo wa. Yiza kureba igihagararo njyewe Joseline nari kuba uwande. Yiza kureba uburebure nari kuba uwande. Yiza kureba amashuri ko nari mfite abiri ya primaire cyari kugenda bite. Yiza kureba isura ko banyitaga gicyari byari kugenda bite. Ndashimira umukiza Yesu utita kuri kavukire, ko banyitaga gicyari ngwaye n'amavunja nsa nabi, ariko we ndashimira Yesu aho mumperukira murareba ntarabaye nanone umugore usobanutse rata. Ko hikirije bakeya se bigutwaye iki? Ko hikirije bakeya urareba ntarasobanutse, reka nkuremo na marinette. Yesu ni umwami. Yesu ni yamamare. Yesu ni yamamare. Haleluya. Umwami wacu arakora. Umwami wacu afite imbaraga. Umwami wacu azi guhindura ibitahindukaga bigahinduka. Azi kubesha ibitari kubaho. Azi gushyigikira ibintu bikemera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hahirwa umuntu umwisunga akamwikomezaho. Hahirwa umuntu wamatana n'umukiza Yesu. Mwiringira we kwiringira abantu kuko abantu bo n'abantu. Abantu n'abantu. Va ku bantu wiringire Kristo. Ni ufite ububasha n'ubushobozi bwo gukora ibiruta cyane iby'abana b'abantu bibwira n'iby'imitima yabo itekereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Mwarimu yahoze mbwira ati none rero wabyinnye mbere y'umuziki uvuga ngo uri keza, ati none ubu urasa nabiki. Vraiment ndavuga ni kabisa nawe wabibonye. Nanjye ndi kubyiyumvamo. Ni data wa twese rega. Kugira ngo se hari ayandi mavuta. Oya na ya Kristo Yesu. Amen. Haraza akatugorora areba ko yagiye agira gutya ni ndayisubiza y'ibintu byagutya bikagenda. Haleluya. Ni Imana tuza. Ni Imana tuza. Yawe mu Kristo we ni Imana tuza. Tuza ntabwo imeze nk'abantu. Tuza ntabwo imeze nka bene wanyu. Mwene wanyu yakubeshya ariko Imana yacu irihagije. Nimuvuge ngo amen. Ko numva mfashijwe wa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yajyaga imbwira ngo nzakugira mwiza abantu bose bazatangara. Ubu hari utangiye kuvuga ngo ubwo suri mwiza hehe. Njyewe ndasobanutse vraiment.
ngiyiziho niba nawe utabizi ubimenyeho. Cya kabiri, muri batanu beza b'abagore baza muri uyu mujyi beza nazamo vrema bitwaye ikizi najya kwiyamamaza nanjye haragane. Amen. Nimuvuga ngo amen. Nimureke mbabwire, utiyemeye nta wakwemera, utikunze nta wagukunda, utihaye agaciro nta wakaguha. Na Fabiye twashakanye njya mubwira ni mutware, ndi mwiza vrema, nawe ujye ubimenya ko ufite umugore w'igishongore muri uru Rwanda. Bitwaye ikisi? Haragu umuririmbyi yararirimbye, nimwumve ko umuririmbyi yararirimbye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Araririmba ngo no mu byago njyewe nzaririmba ko ndamahoro. Yesu ashimwe. Ubwo umwami Yesu agukunda ubaye iki? Turi amahoro, Mwuka Wera ari muri twe. Nta mpamvu yo kwitesha agaciro, ntizica isezerano. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo si wowe uzigiraho kubeshya, ntabwo izakwigiraho kubeshya. Yesu ashimwe. Iyo avuganye nanjye muri cya gihe cya kera nkiri mubi banyita Gikeri, bakinyita Gikeri, yajyaga imbwira ngo ngewe ubwanjye nzagushyigikira Joseri, nzagushyigikira ngo ugire umukobwa mwiza, nguhe umugabo mwiza. Wahumetse ngo amen. Ubwo hari abatangiye kuvuga ngo ubwo sasate uzansura umurebe vrema ahemba neza, ntabwo ajya yambura kandi ajya gukora ibintu by'ikinyuranyo kugira ngo batazabyitiranya n'ibyo bazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngiye kubona mbona amabinga atangiye kugenda agabanyuka. Aya ntabwo ari amabinga, ni amatama yuko Yesu yangiriye neza amakuri ku birayi nkagenda ngasa neza. Ngiye kubona mbona amavunja arakize. Bitwaye ikizi? Mbona ngiye kugenda nzana agasura, abantu baratangara. Nimuvuga ngo amen. Ibyitwaga isura mbi bitangira kuvamo igikundiro. Ngize imyaka 30 nta musore urambwira ngo joteme. Ngiye kumva numva Fabiye ati joteme. Bitwaye ikizi? Nuvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abarambwira ati joteme, ndavuga ni bya bintu ni byiza. Nanjye ubwo hari umuntu utangiye kumbengukwa. Yesu ashimwe. Arangije arambwira ati kandi ubukwe sinshaka ubukwe buranzitse, nshaka kugushyira mu maga ibintu bikemera bigasobanuka. Ni kabisa. Mubajije imyaka ati ni 23, ngewe mfite 30. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ntacyo bitwaye iyo Yesu abirimo. Ntacyo bitwaye iyo Yesu ahagaze abirimo. Mana itita ku myaka umuntu atunze. Nimuvuga ngo amen. Murusha 7 ariko twubatse neza. Ntabwo Fabiana arandeba ijisho ribi, abona ndi igishongore kabisa, kandi nibyo koko. Nuvuga ngo amen. Nuvuga ngo amen. Mu gihe cyashize barampamagaye kujya kubwiriza iwacu ku Kimihurura. Hanyuma rero ndamubwira nambara igitenge cyiza, ndebera neza ko ngiye kwa ba databukwe. Umushumba wacu ni umunyamurenge kandi murumva databukwe nawe niwe. Ndavuga ndebera neza yuko yewe nambaye neza, batancisha ijisho arareba. Ravuga tuzi ko mu myaka 10 tumaranye ntarinzi yuko utangira no ku rutugu ureshya utya.
mbwira Yesu ntikasike wamwemetse akiri umusore ugera uyimworoseho. Haleluya, haleluya, haleluya. Hongera unyorosere. Arongera anyoroseraho. Nuvuge ngo amen. Uzi kumara imyaka 10 utarabona umuntu yuko areshya. Burya ni kasike Yesu aba yarorosheho, ariko ahimbazwa Yesu. Nuvuge ngo amen. Tugiye gusenga Imana Nyiramahoro. Ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Yesu ashimwe. Izura ibyapfuye, itanga ububasha umuntu ntacyo yari afite. Tugiye kumuhamagara uyu mwana. Nimuvuge ngo amen. Nunyemerera turasengana Imana. Amen, amen. Hanyuma ntiyica isezerano uko wowe ubizi. Hari igihe wiganyira uti bizagenda bitari ko bizaca hebi, bizanyura hehe ibyo abahanuzi bahanuye yavuze gutya na gutya, bizanyura he wibishakira inzira. Bizacaho aho n'ibindi byanyuze wowe utabishakiye inzira, kuko Imana igira inzira nyinshi yanyuzamo ibyawe. Nuvuge ngo amen. Igira inzira nyinshi yanyuzamo ibyawe kandi bikaza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ugira ngo aba ntitwabanaga se ari abasore tuziranye, ndi umukobwa wawe uri umusore, ariko ntiyarekwe ngavuga ngo je t'aime. Yesu ashimwe. Turazi ntituziranye rata, nyiri mubi ntago ubizi. Yesu ashimwe. Ntago yigeze yerekwa. Imana yari yarateguye Fabiyane, yari yaramuteguye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuhumure, nuhumure mubyeyi, humura mugabo, humura. Yatangije umurimo mwiza muri wowe, izanawusohoza rwose. Abantu babyanga babyemera, izabanyura muri humye ariko ibisohoze. Nimuvuge ngo amen, nimuvuge ngo amen. Amakipe atsindwa ukabona ikipe yatsinzwe, ariko hari igitego kimwe cyitwa penalite. Izagutsindira penalite abandi bakanuye amaso. Yesu ashimwe. Izabakubita penalite Imana bemeze, izemeza abatemeraga bemere. Nuhumeke ngo amen. Erega humura si wowe uzigirizaho nkana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo uhereye kera kose uri uko wahoze. Aravuga ngo imyaka 1000 Imana kuri twe ni myinshi, ariko kuri wowe ni umunsi umwe gusa. Haleluya. Ushobora kuba umaze mu bibazo igihe kinini, ariko umunsi umwe Imana ikitamura. Dawidi hari ijambo ryiza yavuze, aravuga ngo kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bishobora guca mu gitondo. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo mu gitondo zavuga. Burya mu gitondo impundu zavuga. Yesu ashimwe. Mu byahishuriwe Yohana ngira ngo ni 3:7 haravuga ngo wandikira marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi ukuri, ni ufite urufunguzo rwa Dawidi mu ntoki. Mbwirira umuntu mwicaranye ngo ni ufite urufunguzo, ni ukingura ntagira umuntu ukinga. Ndumva ndi mu gufashwa wa. Ni ukinga ntagira umuntu ukingura. Aravuga aya magambo ngo nzi imirimo yawe nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Haleluya. Ni wiringira ko Imana igukinguriye muri iri teraniro, birakubera uko ubyizeye. Haleluya. Icyo nzi cyo nuko ibasha gukinga, ibasha no gukingura. Nimuvuge ngo amen. Hari ikintu nkundira uyu mugabo,
ntabwo ajya kubanza kubaza ngo ndabigenza nte. nta bajyanama agira. Yesu ashimwe. iyo avuze ngo ndatabara Marigarita, ntabwo anyura kwa Joseline ngo Joseline ngo njye gutabara Marigarita. Wubwo afata icyemezo. Nuvuge ngo amen. Nafata icyemezo abantu bazumirwa tugiye gusenga. Ariko ntuzongere gutakaza ibyiringiro no kutizera ngo uvuge ngo bizaca hehe. Ibindi byo wabinyujije wari ufite inzira. Hari ikiguzi watanze wowe ngo ubikiriho. Ako gasura si Yesu. Uburwayi warwaye ugakira si we. Amafaranga wabonye si we. Kuba ukirya abandi byarabananiye si we. Niwe wenyine wera. Haleluya. Ngiye gukora akantu kamwe unyemerera uhaguruke. Haguruka ku maguru yawe. Nubu nayo ngaya arwaye wumva hindamo umuriro yahagurutse. Dukora akantu kamwe ni kuzimu bakumve. Haleluya, haleluya. Ngiye kubara gatatu uvuga ngo ari ku ngoma, ari ku ngoma, ari ku ngoma. Rimwe kabiri gatatu, ari ku ngoma, ari ku ngoma, ari ku ngoma. Yesu yaratsinze, ari ku ngoma. Komeza uhaguruka tugiye gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Harimo abantu bafite ibise batwite. Baratwite kandi bari bubyare. Amen. Harimo abantu batwite kandi bari bubyare. Ko mutabyumvishije. Ubwo muze karinda z'abana. Harimo abantu batwite kandi bagiye kubyara uyu mwaka utarashi. Nuvuge ngo amen. Harimo abagabo batwite, harimo ababyeyi batwite, harimo abasore n'abakobwa kandi uyu mwaka utarashira. Yesu ashimwe. Nawe utabyiyumvamo tangira ubyiyumvemo mu izina rya Yesu. Tangira ubyiyumvemo uvuge ngo nubwo nta byiringiro by'ubutabazi nari mfite, ariko kubwira isengesho nanjye ndumva ntwite. Nimuvuge ngo amen. Maze rero ibise birarutana. Ababyeyi baribwa n'ibise barabizi. Ibise birarutana. Birarutana ngo hari igise bita icyanyuma. Ngewe ntago njya nyumva kubera ko barambaga. Ariko hari igise cyanyuma kiza kigakubita ngo kikakwica amatwi, kikakuziba amatwi n'amaso ntibibone. Hanyuma rero icyo kiza cyahuranya gisohora umwana. Wavuze ngo amen. Urumva icyo kiza gisohora umwana so ko umubyeyi abatariwe n'inda. Ariko icyanyuma kiba kitaraza. Turashaka kubwira Imana ngo turi ku gise cyanyuma. Turi ku gise cyanyuma. Kandi nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu by'Imana rero bisaba kubijyamo unabyizeye. Niba utabyizeye ubireke. Ariko ubwira Imana ngo iki ni igise cyanyuma. Amen. Uyu mwaka wa 2023 turi hafi kuwusoza. Ariko byibura uzinjire muri 2024 nawe winjiranyemo ishimwe rifatika. Nuvuga ngo amen. Nuvuga ngo amen. Hari umuntu ujya umbwira ngo wenda ngo ngewe ng'Imana ngo nsenga ngizamfashe ngo naho yama nginzu y'icyumba kimwe. Ndamubwira nusabye nabi wa mupfapfa we. Nubundi gusaba kari ugusaba. Wasabye neza.
urasaba inzu yo mu manegeka bazayisenye ejo bundi, wasabye ibyiza nawe ko ntawe bitabera. Erega ntawe bitabera, ntawe ese ko mwicaye, ese ubwo wowe nta gisa ufite? Ibirwara ujya wikanga ntago ubizi, uhumura ntago bizakugeraho. None ugiye kwiyicarira, sha udatuma nerekwa muri iri teraniro kandi twariraramo. Yesu ashimwe. Bwira Imana ngo iki ni igise cya nyuma. Muri uyu mwaka wa 2023 ndi ku gise cya nyuma, nshaka ko umwana asohoka mwinjira n'ishimwe rifatika. Muri 2024 iyi Mana waje gusenga kuva mu gitondo ukayirirwa imbere, nakunyeganyega. Yibwire ngo sintahamara masa, sintahamara masa, ndi ku gise cya nyuma, nshaka nanjye kubyara nk'abandi babyeyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Herega twasomye ijambo rivuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Nta mpamvu n'imwe, nta gihugu na kimwe ikijya gusabamo imfashanyo iyo ubwayo irihagije. Amen. Igihe kimwe yarambwiye ngo Joseri, ngiye kukwereka imbaraga zanjye. Nari maze 3 ntarya. Irambwira ngo ngiye kukwereka ko nakugaburira bigakunda. Nicara munsi y'igiti ahantu, nari ntarabona amadolari, nari ntarabona idolari ngo mbone uko risa. Nicara munsi y'igiti, numva ijwi rirabivuze. Ngiye kubona numva igisiga muri icyo giti kiritumye, niba ari ukwituma niba ari ukugira gute, gita umwanda wacyo ungwa ku rutugu. Ariko muri uwo mwanda hahita hamanuka ikindi gipapuro nacyo kingwaho. Sinarinzi dolari cyari cyo. Ndebye mfata kagapapuro nkereka undi muntu wari uhahise, nakagapapuro ndabona kanditseho 50. Akagapapuro ni bwoko ki? Arambwira ati ni dolari. Ntumbaze niba ari igisiga cyayamanuye, niba ari ikibabi cyahindutse uko kigiti. Ntubimbaze, narariye ndananywa uwo munsi. Mwavuze ngo amen? Numuvuge ngo amen. Imana irihagisha, ifite imbaraga zakora igitangaza bigakunda. Wiyitiranya rero, wiyitiranya n'ibya bene wanyu, wibyitiranya n'akazi ukora. Bwira Imana ngo uri data wa twese mwiza, urihagije. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ijambo nasomye ryiza. N'umuyaga wumvira Yesu. Igihe kimwe ngo yari ari kumwe n'abigishwa bari mu bwato bari kugenda mu nyanja, ngo nuko araryama, ngo arasinzira, yari yiseguye umusego, ngo kandi yari aryamye bwerekeza. Ngo bageze mu nyanja hagati, ngo umuraba uraza n'umuyaga, ubwato bugira ibibazo. Ngo abigishwa bavuza induru bati turapfuye, ariko bigira inama yo gukangura umwigisha. Nimuvuge ngo amen. Ngo nuko bakimara kumukangura, ngo arakanguka acyaha umuyaga. Mwabyumvishe? Ngo akimara kuwucyaha umuyaga uhita wibwiriza, ngo uhita umwumvira. Niba umuyaga wumvira Yesu, ni iki kitamwumvira? Ni iki kitamwumvira? Uburwayi urwaye ntabwo bwakumvira Yesu. Ubukene ufite ntabwo bwakumvira Yesu. Ibigeragezo ufite, sharire we wibica amazi, haguruka. Naho mba nakubashye, nawe ujye unyubaha, haguruka muyobozi mwiza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Kandi Imana dusenga ifite ububasha n'ubushobozi bwo kurema ibitari biriho bikabaho. Amen.
ngiye gukoresha uriya mubyeyi uri inyuma ya Sharire, yigire hino bamuhe mikoro, nanjye ndafatiye iyanjye. Duhamagariye Yera tuyibwire ngo iki ni igise cya nyuma. Ntufite ibise? Dufite ibise, turashaka kubyara mu izina rya Yesu. Imyaka ibaye myinshi kandi bakristo baseje. Imana nigutabara ntuzabyihererane. Mwabyumvishe? Murabyumva hariya muri kira gihande? Nigutabara ntuzabyihererane. Uzaza wamamaza intsinzi ya Yesu, uti cyagise cyaturutsemo igitangaza. Nuvuga ngo amen. Imana ntirya amafaranga, ahubwo Imana irya amashimwe. Tuyishimira ngo Imana yarakoze. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Imana ikunda amashimwe. Uzaza uyishimire ngo wakoze ibi, izongera igukorera n'ikindi, yongera igukorera n'ikindi, yongera ikorera n'ikindi. Zamura isengesho yewe. Uri data wa twese mwiza. Uri Imana y'amahoro. Hawasa nawe naguteye nk'abantu, nubwo umeze nk'abo nta nubwo ukora uravuze dere sandote bayasine mando de sika sangwa urirahiriye kutazigera ubesha Dawidi. Tuta eso edere fa enmas turakuzini mandi wasika, turagushimiye kuko utajya uvuga ubushajwa n'amasigara byicaro, ugira ijambo ntabwo ugira amagambo, kandi urinda ijambo ryawe ukaririnda ibihe n'ibihe, warangiza ukarinda n'umuntu uribwiye kugira ngo urisohoze. Uri doprere faya, uri Imana itajya ibeshya. Ugeze wasezeranye Aburahamu ageze mu zabukuru, nta kimenyetso na kimwe, ariko kuko utajya ubeshya urirahira umuvugaho umwana. Ubwo abantu babonaga ko byarangiye, ubwo abantu babonaga ko bitazashoboka, ariko wowe uri umunyakuri mu ijambo ryose uvuze, nta wasa nawe. Ujya wiringirwa mu byo ukora, uri umunyakuri mu ijambo ryose uvuze, kubera kuri Imana. Turagushimiye eshindo dere sase, aho umuntu atabona inzira niho ujya uca. Kandi umwanditsi yandika ijambo yaravuze ngo uko utamenya amerekezo y'umuyaga ntumenya n'uburyo amagufa akurira mu nda y'umugore utwite. Uko utamenya n'inzira z'Imana, ugira inzira nyinshi zo gukiza abakubaye imbere, ugira inzira nyinshi zo gukiza abantu bawe. Muri iri teraniro wavuganye natwe, uvugana natwe ku misozi itandukanye, tutayasiri drame. Turagushimiye ibyo wavuganye natwe, uvuze ngo uracyabikomeje, uravuze ngo warirahiriye ntabwo uzigera ubesha Dawidi. Inimando elasi odrere, izina ryawe nirisikinima, nirishirwe hejuru, kuko uri Imana itajya ibesha. Ntabwo uri nk'abantu, ntabwo ujya upfirwa n'amayira. Ni wowe ukinga ihagira umuntu ukingura, ni wowe ukingura ihagira umuntu ukinga, ni wowe uhaguruka ihagira umuntu ukwicaza, ni wowe urambura ukuboko ihagira umuntu uguhina. Iyo uvuze ntawe kuvugiramo, ntawe kubaza ngo ibyo uvuze ni ibiki. Ni wowe ugira icyo ukora ukakirema, warangiza ukagikomeza. Hedite fa edere sasonima tutaya siri drame handi wisinima. Turagushimiye, turi muri iri teraniro, kuri Imana y'umuremyi ugishiraho ibitari biriho. Heno efo ediwasinima titekita lasi ode hedo fainimas tu defa elasi ode tatutiri bifo sheredreresa nini tayi benefo sheredreresa odresa hedifa edmas elasi ode tu ra
urakoze mana siri widima nta nzira ihari umagara nko mu butayu habaye mu kabwibwe mu gihe umuntu yihebye abana avuga ko bitagishobotse isaha yawe uyigeze ujya uza ugakora kandi ujya ukora muri gahunda ntabwo ujya uzinduka cyangwa ngo ukererwe ntabwo utabara umuntu usabye ubuterankunga mu kindi gihugu wowe urihagije wowe urihagije urihagije inimavo edere urihagije ininongo sima uridefo erase urihagije hedite era urihagije shala odere urihagije sita asante pofe asante animas asante taya sinima asante hedodere asante yesu koresha itegeko muri iri teraniro dutegekere nk'uko wategetse umuyaga ukawucyaha ukakumvira gira ibintu utegeka muri iri teraniro gira ibintu utegeka dutegekere wigeze wategekera abakobwa ba sarevehadi inimafo edere urangije itegeko ryawe ikuraho iryo abantu batoye n'ibyo abantu basinyiye irarivuguruza dutegekera muri iri teraniro tegekera abakobwa tegekera abagore tegekera abagabo tegekera abasore mu izina rya yesu shetobefo heno elango inmango sima ntando faya dere sansonima nta hantu twagera tutagufite nta hantu twakwigeza ntabwo twabishobora nta kintu na kimwe twashobora ariko dutegekere umuntu wese munimafo edre muri iri teraniro ibintu byose bigira amatwi byitaba imana amafaranga agira amatwi ajya yumva imana ibintu byose birakumvira iyo uvuze ibintu byose birumva ibintu byose birakumvira ibintu byose birakumvira dutegekera muri iri teraniro gira ibintu duhamagarira gira ibyo uhamagara twebwe twarahamagaye byanga kutwitaba byanga kuza ariko duhamagarire muri iri teraniro duhamagarira amafaranga kuko ajya kumvira amazu ajya kumvira ibintu byose birakumvira tegeka muri iri teraniro tegeka izi ndwara zikire tegeka ubushomeri bujyane tegeka iyi nzara edmasela tegeka muri iri teraniro tegekera umuntu wese turaguhendaheze nk'udutegekere muri iri teraniro ukoresha itegeko kandi itegeko ryawe rivuguruza ibyo abantu batoye muri iri teraniro hari abantu babwiye ko nta hantu bazagera ariko itegeko ry'imana ribarenza abantu bavuze hari abo babwiye ko bazapfa nta kintu bimariye ariko itegeko ry'imana rihindura uburyo hari abo babwiye ko bazapfa ari imbwa ariko itegeko ry'imana riribahindura abagabo henimafodrere imana sayinimase hari ahantu baciye akarongo ngo ntituzaharenge dutaye siridrome dukeneye itegeko ry'imana dutegekere abaduteza iminsi bategereje kureba ko tuzamwara bategereje kureba uko bizagenda dutegekere muri iri teraniro ukora ibitangaza abantu bagatangara wowe ntabwo ujya utangara kuko uri igitangaza koresha itegeko muri iri teraniro tugukomeye amashyi n'impundu tugukomeye amashyi n'impundu izi mpundu ni izawe izi mpundu ni izawe twakira itegeko ryawe izi mpundu ni izawe twakira itegeko komerwa amashyi muri iri teraniro umanukirwa amaboko n'abakubaha amen amen Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubwo se mu nkozi biki uko nziteye ari urufayi bari gukomeza uvuga ngo amina 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 amina. Hallelujah. Imana yakoze ibirenze ibyo twayisabye ibirenze ibyo twayibwiye n'ibyo itakoze yarumvise. Hallelujah. Iricecekeye ariko n'ibyo itakoze burya rwose si igipfa amatwi yarumvise kandi muri iyi si dukeneye abatwumva cyane iyo ubonye ukumva nabyo birahagije ubwo yumvise nabwo haleluya nubwo itarakora ariko yarumvise ako ngako nako gatware twagiye haleluya 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 haleluya
haleluya haleluya haleluya. Bonye hari ibintu by'ibifuka mwari mwikoreye uko agenda atera haleluya, marayika agenda bibakuraho abijugunya, agenda abijugunya, agenda abijugunya, agenda abijugunya. Hari ibifuka mwari mwikoreye, mwongere mutere haleluya. Sheto before the God, bini for the guy, the last kid born for mine God. Shanto before God. Nyirasuku bwabo ari he? Nyirasuku bwabo na Korodina bihute baze bashima Imana. Twihutishije. Nyirasuku bwabo. Nyirasuku bwabo ari hehe? Kuraje kuraje. Na Korodina, Korodina ari he? Korodina ari he? Imana ibaha umugisha. No kurasa ku ntego, murabona ko amasaha yatujyanye. Twumve iby'Imana yakoze. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuwa mbere naje guterana mu masengesho, nza ndi muzima nta kibazo. Noneho ndataha nta kintu nafashe cyo kurya, wenda vuga ngo ndarwaye meze nabi. Ubwo ngeze mu rugo ndateka, maze guteka ndasenga, maze gusenga ndarya, maze kurya ibiryo bitaragera no mu nda, numva mfashwe n'uburwayi nazi, numva meze nabi, mpita ndatangira ndaruka mererwa nabi cyane. Noneho ndavugana ariko se ko bibaye nka saa 4 n'igice hafi saa 5, ubu najya kubyutsa mabuja hanyuma nkamwaka amafaranga ajya kwa muganga. Ndavuga ni ntabwo byashoboka, ni Imana irabizi ibimbayeho, nireka nceceke ndyame ubundi Imana iranyiza. Uko nakaryamye nka saa 5 nashidutse najya nsenga isengesho rya saa 9. Ubwo sinzi ukuntu nabyutse saa 11 za mu gitondo. Icyo gihe uko nakaryamye sinigeze nicura, ariko ndashima Imana ko yandwaniriye, narakize rwose, nari meze nabi. Ndashima Imana ko nakize, ibindi nzashima Imana nazanye ituro. Imana mu yimera amashyi ya sepesiyari. Murakoze cyane. 1 2 3. Na Joseline abanguke. Joseline nawe azashima Imana. Reka duhere kuri uyu mwana. Haleluya haleluya. Imana irakoze kunkiza. Hari ikintu numvaga kirimo kundya hano, nkumva arihwa, undi nkasanga ari igihembe kirimo kunuruka ahantu hose. Imana irakoze. Tera haleluya nk'eshatu. Tera haleluya eshatu, shima Imana. Haleluya eshatu. Haleluya haleluya. Amen. Ongera. Haleluya haleluya. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Maze uzahite wibera umurokore. Mama uzambye ati ndashaka kuba umurokore wa ADPR. Haleluya. Nanjye ndashima Imana cyane. Nyirubwite yishimiye ibye, ariko uyu mwaka Imana yankora ibintu bikomeye cyane. Umukozi Imana yavuze ngo kitunanira no kwizera. No kwizera imbaraga zayo. Mu gitondo narambuye Bibiliya, mbona Imana ahantu muri mu bami ba 2 20 hose nasomye, araho bavuga ngo amaboko y'Imana arakomeye ngo ari imbere, atujya imbere. Rero uyu mwana twabyutse mu gitondo mukoresha homework, namubwira nti uyu munsi turiga cyane devoir aho umukoro bamuhaye, twiga igifaransa, twiga imibare, turarangiza. Arambwira ndamubwira nti okay, abandi bana bari kugushaka, turekera aho ngaho ugenda ujye gukina nabo. Aha ndamubwira nti fata impapuro ugenda ubigishe uko bagenda basiga impuza makurere. Ubwo nibwo yagiye, nanjye njya mu kazi, urabona naje niruka nyine uko narindi ndi gukora amasuku. Ubwo ngubwo araza arambwira ati ikintu kiranjombye. Ati mama, ati ikintu kiranjombye. Noneho njya gukora, njya gusenga. Ngiye gusenga ya numva kiri kwimuka koko. Kikava aha, kikikubita. Ndavani nibuka ijambo Imana yabimbwiye mu gihe cyashize arantu nanyarukiye. Hari gihe burya imvugo y'Imana ni ndende. Yarambwiraga ngo nisenge cyane mbe maso ngo umwana wanjye. Bifata gutyo. Ariko nabibonye uyu munsi
nabibonye uyu munsi ijwi rirambwira ati hita ujya ku rusengero ngewe naje ntongana n'umumotari mpita mukubita mu mugongo nta no gukaraba nta n'icyo ubona ko yaje n'amaguru ubundi mbwira umumotari ati tugende ku rusengero nta handi kuko ibi bihe umuntu abibayemo urumva bosi yararwaye araremba ibintu biramufata umubiri wose biramurya byatukaga nari mpazi mpamagara uwo nabonaga ako kanya ko nari ndi mu kazi aramusengera arakira yamusengeye kuri telefone yari umudiplomate aramusengera totama arakira yababaraga umusaya iki akambaza ati se iyo mana musenga ni yaheye ikora gute ati gusenga gusa ngakira kandi yaragiye kujya muri Kenya byihuse cyane ndamubwira nti ariko nge nzagusengera birakomera mbwa ati noneho ngezeho finali y'umuntu w'umugabo agiye kuryama mu gitondo ujye umenya ko kandi ari abazungu bakunda gukora cyane arambwira ati namwanti none reka mpamagara umukozi w'Imana gusengere baramusengera ndizera mwatubwiye kwizera ndizera baramusengera imisaya irakira imbavu zirakira umutwe urakira noneho aragenda ajya kwa dogiteri Kayisinga aramusuzuma ndambwira nti Imana iravuze ngo uretse paracetamol baguha ngo nta kindi bari buguhe aragenda agiye yosanga nta kintu na kimwe arwaye Imana ndayishima Imana yacu irahambaye nubwo tugenda biguru intege ukumva ntacyo ariko irahambaye n'undi ejo bundi yaramukijije nawe yararwaye rwara umugongo rwara amaguru namwana ariko hari Imana twe tuye dusenga akambwa atari ko niha usengera nsengera ngo kuri handi ajyaguruka amabati nsengera muri ADPR ugagenda soma nyina ADPR ni hari akimihurura ndamubwira nti twe dusengera muri ADPR ariko habamwe imbaraga z'Imana nawe yarakize nawe ni umudiplomate yarakize rero Imana yacu irakora ntimuzayiveho ni ibihamya bikomera ikorera mu banyamahanga mu bafite ibigirwamana igakora no mu bayikunda n'abana bayo ndashima kubw'uyu mwana rero kubw'ibyo rero inkoreye nge nzatanga intebe leta nyitanga ningera mu rugo nta ni telefone nazanye n'uyu ngo ndayizana nawe azatanga intebe ye ubundi nyine ubwo byo twavuganye arabizi ni ukujya mu gakiza n'ebyiri ariko mu kindi cyiciro nabariya nabo nzabatangira intebe ebyiri ubwo nenye yanjye ndahita nyitanga tubonye intebe zingahe nizo kuwa kane ntimugire ngo niza ahandi urabizi ko twari n'inshuti sawa Haleluya haleluya ndashima Imana cyambere nshimye Imana ko yampaye agakiza ku buntu bwayo ikindi nshimye Imana ko ari Imana itaturekura mpamvu mvuze gutyo namenye neza ko nta muntu upfa mbere yo gupfa burya nubwo warya icakajana ntushobora kugenda Imana itabyemeye mu minsi ishize nanyweye Marie Jose mu gikoma mbibona narangije kunywa ari nimugoroba nta n'umuntu wari bumenye ko ari cyo cyanyishe n'uyu yari bubigenderemo haciye iminsi numva abantu 3 bishwe nayo nabibonye narangije kunywa ariko igikoma cya gishyushye cyakiri no kumbabura yego kikiri gishyushye ndabibona yanashwanyagurikiyemo mbibona narangije kunywa mbibona ari mu gicuku ndavuga nti Mana iki nimba ari cyo kumitana unyeze unyure kandi nimba atari cyo kunjyana kibi gitunga umubiri bwakeye mu gitondo nta kibazo nta gukorora icyo kintu ngishimiye Imana ikindi kintu nshimye Imana ko ikomeje kunyimanira umwana muri aya mezi atambutse Satani yaramuhize cyane ku rwego rwo hejuru nanjye ndabibona ko Satani ari gushaka kumundiganya ariko nkajya mbwira Imana ngo niwe wamumpaye kandi umufiteho umugambi yarabanje kubita hasi uyu munwa wo hasi amenya arapfumura arahinguka n'ubwenge burajigera bukajya buvamo amaraso
ngeze kwa muganga arambwira ati rero reka tubukure dore bwajegeye cyane bwazamuteza ikibazo. Ndababwira nti nimuyihorere mumpe imiti yoroshya ntashya. Haciyemo iminsi umwana arakira, icyo kintu ngishimiye Imana. Haciyemo igihe Satani ntiyanyurwa, imvura yaguye ntari mu rugo ndahantu ku muturanyi ndi gushaka inzu, ashyuhije ibishyimbo umwana arahubuka kubitamo akaboko. Byashobokaga ko yari guhubuka agakubitamo umutwe kuko deregiti uruhu rwahise ruvaho, si bya bindi uvuga ngo urahita upfubya. Narabirebye mfite na stress zo kwimuka, ndavuga nti Mana fata umutima wanjye mbere nk'aho bidahari. Guheka umwana ungana gutyo utari bushyiremo akaboko, murabyumva ababyeyi ni ibintu bitoroshye, ariko nshimye Imana ko yamurinze. Ikindi kintu nshimye Imana, Satani ntiyanyuzwe ku cyumweru nanone yagabye igitero. Navuye mu iteraniro rya mbere ari ryo twari twaririmbyemo, ndataha ngeze mu rugo njya gushaka amazi yo kuza ngo nkore amasuku mu rugo, uyu musigira abandi bana n'abaturanyi, manuka ntazi ko yankurikiye. Naramanutse nkata mu kibuga cya Bwerankori, we akomeza nanga umurimbo, agenda ari wenyine. Ya Mana itabura uko ibigenza yohereza marayika, nabyise marayika kuko birashoboka ko yari guhura n'undi muntu uca indi nzira sinzamubone. Yabanje guhura n'umumotari amubwira ngo subira inyuma, arabona kubwira ngo ntago bari bubyumva bumubwiye ngo ihute. Ahura n'umumama uri kugenda ko ahantu mpimukiye vuba, umumama aramaze ngo mu rugo nihe, akajya atunga agatoki ahandi hantu. Amufata akaboko, ndangije ndi kuva kuvoma mpura nawe ariko sinabyitaho. Nshimye Imana ko namubonye kuko birashoboka ko ari kubonwa n'undi muntu sinzamubone. Kubw'ibyo byose yakoze ndayishimye ko ikomeje kundinda, ikangaburira, ikanyambika, namwe mwese ikaba ikibarinze. Ku byo yakoze byose muyimpera amashyi ya special, ababyeyi bayiha impundu. Rimwe kabiri gatatu. Yakoze imirimo myinshi, namwe mufite amashimwe ko muri aho mu iteraniro, ariko nta bandi. Coreje ku itangazo rya nyuma rero ry'akababaro. Itangazo rya nyuma ry'akababaro, tukiri mu isi nyine genda. Mwabonye ko mwene data Fabrice, reka nyatangire rimwe yombi, birashoboka ko no kwa kane rimwe ntarivuze. Ndahera kuri mwarimu Shemu. Mwarimu Shemu mu cyumweru kindi cyashize, aya kwa kane nibyo, kwa kane Shemu twari turi kumwe, kwa gatanu agomba kubyuka ajya mu bukwe Cyangugu. Noneho mu kwa gatanu mu gitondo papa we yaramuhamagaye aramuvugisha, kimara kumuvugisha hashize umwanya arapfa. Ubwo no kuvuga ngo papa wa Shemu yatashye kwa gatanu, ubu nibwo twongeye guterana. Noneho no kuvuga ngo Fabrice nawe rero mu gitondo cya kare mama we nawe yatashye. Urumva nyine mama wa Shemu we yaratashye, ubwo ni papa wari warasigaye. Papa yatashye kwa gatanu na Fabrice papa we yaratashye, hasigaye mama nawe yatashye rero uyu munsi. Amen. Ndumva ari ayo matangazo. Abantu bafite telefone bavuze ko ikiriyogo cyo kwa Shemu cyo ngira ngo ni kwa Shemu, cyangwa barimo baranagisoza abo kimaze iminsi, ariko icyo kwa Fabrice kizatangira ejo, kizabera kwa mukuru wa Fabrice mu Gakokobe witwa Jacques. Noneho nuvuga ngo abantu batahazi bumva bajya ku kiriyo guhera umunsi w'ejo, kizaba ejo kuwa gatanu no kuwa gatandatu, bahite bagisoza ku cyumweru. Ngira ngo ni nabwo imasisi bazaba bari bushyingure. Aba bagabo bahuye n'ikibazo gikomeye bombi, ababyeyi babo baguye muri Kongo, kandi nkuko mubizi Kongo n'abaturanyi bacu hariyo ibintu bitari byiza. Ari Shemu ntiyashyinguye, ari na Fabrice ejo ntabwo azabasha kujya gushyingura. Aba bantu bakeneye gusurwa, bakeneye n'amasengesho. Nahoze ndi kwibaza nk'abareba,
nkabona mumeze nk'abantu mushonje, nkavuga ngo ese ubu koko tugure Fabrice amazi nimwe muri bunsubize, tumugure peteroli tumwihorere, dukora iki? Hari abantu bafite amafaranga make, umuntu wese arashyira ikiganza hejuru y'urutoki gusa, nta kindi, kugira ngo ndebe niba twabasha byibura kugurira ikesi imwe ya fanta abantu bari buharare, cyangwa se litiro 5 z'amata, ku buryo urumva agiye ibintu by'ikiriyo ndabizi igihe mbimazemo iminsi myinshi. Niba ariko tubaye nta kintu dufite, nabwo amaboko y'Imana arakomeye. Bazana igiseke, nimuzana igiseke tumushakire byibura ikesi imwe ya fanta cyangwa litiro 5 z'amata, noneho abashe kuza. Nta kindi twakora, nta kindi twakora, nibakibangutse vuba vuba. Noneho baraza kunshakira telefone kugira ngo tuze gutanga nimero ze za telefone, kugira ngo ayo uraba ufite ayo ariyo yose, ku batayafite mu ntoki, iyo telefone yanjye ngiye imbere yawe Bishop yimpereze. Waba ndabaha nimero za Fabrice, ntago mbaha izanjye. Noneho umuntu ufite ikintu afite nazane twumva indirimbo z'umuririmbyi, indirimbo imwe, kuko amasaha yo gusoza yanageze. Noneho Yesu aguha umugisha. Ntimunshuke ngo mutume nzane ikiseke kandi ari mwe mu binteye, muzane ku mafaranga, nanjye ndaje nze nanjye nshyiremo. Yesu aguha umugisha. Yesu abaha umugisha mwese. Noneho abayafite kuri telefone ko musanzwe mubigenza murakuzi, nimero za Fabrice ni 07 8 27 87 031. Niyo utamuha amafaranga uzifate uze kumuha ka SMS umubwire ngo Paul. Ngaho nimuzandike 07 8 27 87 031. Mbonereho nsabe abanyarukundo, ntagire umunyarukundo n'umwe utaha, kuko turahita twerekeza kwa Fabrice mu kanya. Ubwo babe bari hano mujejuru umundirimbo imwe. Reka dusenge mujejuru mbere kuko tugiye kubigenza. Mujejuru nongera nsubiremo nimero, barambwiye ngo nongera nsubiremo zino nimero: 07 8 27 87 031. 07 8 27 87 031. Mujejuru dusengere iyi miryango. Mujejuru ibintu by'urupfu ni bisaba imbaraga nyinshi, ibintu by'urupfu mujejuru, ariko uyu munsi ko ari beje akaba ari wowe ra. Reka rero dusenge Imana, twinginge Imana ifate iyi mitima yabuze ababyeyi, Imana ibakomeze kandi Imana itange ibikenewe byose. Dore ko iyo abantu bari mu Rwanda baba bumva baririye, baba bumva mbese abantu baragezeyo. Mwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe, dukoze uko ijambo ryawe ritubwira. Ratuwa ngo tubabarane n'abababaye kandi twishimane n'abishimye. Muri aka kanya Yesu, twibutse bene data, tuzirikanye Rukundo Fabrice, turikuzirikanye Mwarimu aho iyi miryango yabuze ababyeyi, ariko Kristo mwiza, ni wowe ugira icyo ukora, ni wowe usana imitima, ni wowe usana imitima, ni wowe usana imitima, ni wowe womora imitima, ni wowe womora imitima yakomeretse, ni wowe ukora iby'imbaraga nyinshi cyane. Dusengeye umuryango wa Mwarimu wacu, nuko umuryango ukomeze, abantu Mwarimu mukomeze kandi umwomore. Dusengera Rukundo Fabrice n'abavandimwe be, anubakomeze kandi Kristo mwiza
ukoresha imbaraga zawe kugira ngo iyi miryango ihumurike. Nuko turabasengeye, maboko y'Imana nabatabare, maboko y'Imana nabatabare, maboko y'Imana nababe bugufiya, kandi ijwi ryawe rihumuriza ribegere kurusha uko imyambaro bambaye yabegera. Urakoze Mukiza kubyumvise, kandi dushinganishije abacu, dusabye uburinzi kugira ngo uburinzi bwawe buboneke kuri ubu bwoko bwawe, kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Mwihangane twumve iyi ndirimbo, mwihangane. Yesu abahe umugisha. Amen. Ndashimira Imana, n'ingaruka nzaza mbaho ubuhamya bw'ahantu Imana yankuye. Ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ikikurimo ndani kizaguka kandi kizagukira gukorera Imana. Amen. Zamura. Ikikurimo ndani kizaguka kandi kizagukira gukorera Imana. Icyo Imana ikora ni ukukureberera kugira ngo hatagira ikiguhungabanya. Ikikurimo ndani kizaguka kandi kizagukira gukorera Imana. Icyo Imana ikora ni ukukureberera kugira ngo hatagira ikiguhungabanya. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Amashi, amashi, amashi. Hari abantu bakureba ngo ntacyo uri cyo, kubera ko bareba inyuma ntibareba imbere. Njyewe reka nkubwire aya makuru afatika, ikikurimo ndani kizamenyekana hose. Hari abantu bakureba ngo ntacyo uri cyo, kubera ko bareba inyuma ntibareba imbere. Njyewe reka nkubwire aya makuru afatika, ikikurimo ndani kizamenyekana hose. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Igihe cyo gupingwa kirarangiye, erega waremwe n'Imana ntiwaremwe n'abantu. Ikikurimo ndani dore kiragutse, dore umenyekanye hose kubera icyo ngicyo. Igihe cyo gupingwa kirarangiye, erega waremwe n'Imana ntiwaremwe n'abantu. Ikikurimo ndani dore kiragutse, dore umenyekanye hose kubera icyo ngicyo. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Umeze nk'umusozi Siyoni, byizere utabashika kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose.